Bavandimwe, amahoro y'Imana bane namwe. Murakaza neza kuri Merance TV show. Imana ibahe umugisha. Reka turebe muri Yosuwa igice cya mbere n'umurongo wa 5. Haranditse ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Imana yacu itugirire neza. Bene data bavandimwe, Imana iri kuturinda muri iyi minsi ya none. Nta muntu n'umwe uzaguhagarara imbere, nzabana nawe nk'uko nari kumwe na Mose, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Imana yacu twishimire. Muvandimwe rero ntugire ubwoba, Imana iri kumwe nawe, irakubwiye ngo ntizagusiga ntizaguhana. Iryo ni isezerano rikomeye Imana yaguhaye. Ibihe nubwo byaba bikomeye, nubwo turi mu minsi ya nyuma y'imperuka, ni iminsi ikomeye, ni iminsi abantu bafite imitima ikomeye, ni iminsi abantu bananiwe kwiringira Imana bagasigara bakorera ibigirwamana. Ariko uyu munsi wowe turi kumwe hano mu ijambo ry'Imana kuri Merance TV show, reka nkubwire ngo umva ubutumwa bwiza kandi bukomeze. Imana iracyari Imana, ntabwo yigeze ihinduka. Imana yacu iracyashoboye byose. Imana yacu iracyari umurengezi w'abantu. Komeza inzira watangiye kandi ntuzayivemo. Imana iri mu ruhande rwawe. Kandi mwene data, reka nkubwire ngo nubwo waba uri mu bikomeye, muri iyo nzira urimo watangiye yo gukorera Imana, niho hari umugisha kuruta ahandi hose. Imana iravuga kandi igakora. Imana ivuga ikintu kandi ikagisohoza. Imana rero yacu ni ukuri iri mu buzima bwawe. Kandi ikintu Imana yavuze kiraza kuri wowe kigahindura ibintu byinshi mu mibereho yawe. Gira ibyiringiro kandi umenye ko Imana yacu igihari, Imana igikora. Ibyiringiro biracyariho kandi biracyabaho biturutse ku Mana mu bantu bayo. Irinde mwene data, ntucike intege. Mwene data, reka nkubwire ngo komera, wicika intege, komera cyane kandi wongere ukomere. Haracyari ibyiringiro kandi ejo uzabaho. Ejo uracyafite umurengezi wawe ugomba kuhakugeza kandi ukabaho neza. Mwene data, reka nkubwire ngo nkubwira ubutumwa bw'ihumure inshuro nyinshi, nkubwira ngo komera nubwo ibihe byaba bigukomereye. Uyu munsi wa none ufite umurengezi. Inzira z'Imana ziruta iz'abantu, kandi ibyo utekereza ku Mana ni ukuri birashoboka. Imana yakugirira neza. Ntugire ubwoba kandi wirinde. Ujye ufata icyemezo uvuga uti ndaje Mwami kandi ndacyagukorera, ndacyagukunze. Ni ukuri ndaje ungirire neza. Imana rero yiteguye kukugirira neza. Mwene data, wishavura, wigira umutima uhagaze. Imana igufitiye ihumure. Imana ni umurengezi wawe. Komera ku isezerano wasezeranijwe n'Imana. Nubwo waba warakererewe cyangwa nubwo wabona waratinze, hari byinshi wanyuzemo bikagutera ubwoba, uyu munsi uracyafite Imana, uyu munsi uracyafite umurengezi. Komera rero kandi ukomere cyane. Imana iracyagukunda. Komera ku isezerano wasezeranyijwe n'Umwami Imana, kuko nubwo ryatinda rizasohora. Humura. Imana rero iracyagufitiye icyizere. Ntabwo Imana yigeze ikureka. Imana izaguha ibisubizo bikwiye mu gihe gikwiye niwihangana ukayigumaho. Uri intwari y'Imana rero, uva mu bwoba kandi uva mu gushidikanya. Hagarara gitwari kandi uhagarare wizeye. Wizere Imana izakugirira neza, kuko nubwo byatinda Imana izakurengera, izakugirira neza rwose. Mwene data muvandimwe dusangiye kwizera, reka nkubwire ngo ufite ubushobozi kandi burenze bwo gukora kandi ugakora neza. Imana ikakwibuka ikaguha umugisha. Fata icyemezo uyu munsi. Shaka intumbero igana ku Mana. Ni ukuri reka nkubwire ngo ntuhwanye n'abatari gukorera Imana, kuko ufite umwuka ukubwira gukorera Imana uyu munsi wa none. Iyo Mana rero yikorere, bizagenda neza. Senga buri munsi kandi ufate icyemezo mu buzima bwawe. Menya agaciro kawe imbere y'Imana kandi n'imbere y'abandi. Wihesha agaciro. Haranira kuba wowe kandi ntiwigana abandi. Ukora ibyawe, ukorera Imana. Imana izaguha imbaraga n'ubwenge. Mwene data, reka nkubwire ngo Imana yaguhaye impano yo kuyikorera. Uyu munsi yikoreshe kandi uyikoreshe neza. Ibyo wita bike nibyo byakugirira umumaro, nibyo byatuma Imana ikwishimira.
ntucike intege, urugendo ruracyakomeje, ibintu byiza byose bifata igihe, kandi nta cyiza kizana ni ukuri icyiza ngo kigirire umuntu nabi, ahubwo icyiza cyose kiza kiturengera kivuye ku Mana, kandi icyiza kirahenda, ntabwo icyiza wapfa kukibona mu buryo bworoshye. Mwene data rero kankubwire ngo igihe kirageze ngo wihagurutse wowe ubwawe ukorere Imana. Mwene data reka nkubwire ngo uyu munsi wikwiburira icyizere, wikwitakariza icyizere, nta muntu ushobora kukubuza umugisha wawe. Mwene data rero uwizeye wese Imana iba mu ruhande rwe, kandi Imana iba ifite ubushobozi bwo kuturengera iminsi yose. Wigira ubwoba rero, Imana ntabwo yagutererana kandi irakubwira ngo izabana nawe, ntabwo izagusiga, ni isezerano. Kandi uri mu bwishingizi bukomeye, ufite ihumure rikomeye, kandi uri mu burinzi bukomeye. Icyizere kiracyahari n'ibyiringiro biracyahari. Korera Imana kandi uyikomereho, haguruka ntutinye, urugamba ruracyakomeje kandi uzatsinda. Umuyobozi mukuru ari imbere yawe, Imana iri imbere yawe rero witinya, kandi witinya rwose, komeza ntucike intege. Urukundo rw'Imana ruri kubana nawe, Imana ikuri hafi, kandi ikuri hafi ubudahwema. Imana ntabwo yagusiga, Imana iri hano, iri mu bushake bwawe, iri hano mu bantu bayo, ku bayishaka n'abayikorera. Imana rero muri kumwe, muragendana, twese tugendana nayo umunsi ku wundi. Rero nta mpamvu yo gutinya no kugira ubwoba, ubaha Imana kandi wizere, ugire kwizera kutajegajega, kandi uvuga uti Imana ndaje ukundi, nanjye undengere. Imana izagucira inzira, kandi izakubera umuyobozi kubw'intego uzaba ufashe no kuyikurikira. Mwene data rero reka nkubwire ngo fata icyemezo, kandi wubaha amategeko y'Uwiteka, ugendane nayo, uzabaho kandi uzongera ubeho, uzabaho neza. Imana iguha umugisha. Imana irakubwira ngo sinzagusiga, ntutinye kandi komera. Iryo ni isezerano Imana yaguhaye, nawe rikomereho kandi uryubahirize, wumve ko uri mu maboko akomeye y'Uwiteka. Ibyo wibwira ntabwo ari byo Imana yibwira. Komera, Imana iri kumwe nawe, umugisha wawe uri mu nzira yawe, nuba amaso uzawubona kandi uzakugeraho rwose. Imana rero ibaha umugisha, kandi Imana ibakomeze. Ni ukuri Imana ikomeze kubana namwe mu bihe byose. Ni ukuri fata icyemezo, kandi nkubwira ngo ubwenge ntabwo ari imyaka cyangwa se si uko waba ungana. Ubwenge bwo gukorera Imana n'ubw'umuntu wese, uhereye ku mwana ukageza ku musaza n'umukecuru, abo bose Imana irabumva. Mwakoze kubana nanjye, n'ubundi ni kuri Merance TV Show. Muze twumve ijambo ry'Imana, duhugurane, kandi dufatanye urugendo. Imana izatugirira neza. Amahoro n'imigisha nibikomeze bibane namwe. Shalom, shalom.